nubwo urase ashaka izo nyungu ese nibura hari icyo yasigiye ikipe, hari icyo yagerageje gukorera ikipe. Iyo ni cyakanya turi kwibaza ngani ibyo ngibyo. Nk'ubu ngubu turabizi ko tunabeye no ku mugabane w'Uburayi nk'ubu ngubu ntuzari Real Madrid ntizibagirwa Perez ibyo yayikoreye, ntago uzabyibagirwa. Ntizibagirwa ko Perez yavuguruye Santiago. Guys, nongeye ngo ikaze kuri Day to Day TV. Ni channel ya YouTube ikugezaho amakuru atandukanye, ibiganiro bitandukanye ku ngingo runaka, ku ngingo zitandukanye. Mperuka kubakorera rero ikiganiro mbabwira ko ngiye kubakorera episodes zitandukanye z'ibiganiro bigaruka ku bibazo Rayon Sport ifite. Nababwiye ko nzabavira muzini muzingo ibintu byose byatumye Rayon Sport igera ku rwego ubu ngubu tutazi ngo iragana hehe, tutazi ngo izigaranzura mu kiyeba ryari, tutazi ngo bizahinduka ryari. Nge mu bana ni Costa, nabwiye ko tutazatinda, tuzahera kuri episode ya mbere tureba ngo ubundi kibazo cyacyo ni ikihe, sibyo? Ariko uyu munsi ndashaka ko tuza kuvuga ku ngingo ebyiri. Ubundi ibi bintu si ugutinda. Nababwiye ngo umuntu wese afite ukuntu yumva ibintu bye, ariko ntago bikuraho reality, ntago bikuraho nyine ukuri kw'ibihari, ntago bikuraho ukuri kw'ibihari. Nimba muzajya mbahereza ibintu hanyuma namwe muzishungurira, kuko ibintu byinshi bibera ku karubanda. Bwana Perezida Kenisi, perezida wa Gasogi, niwe ugeze kuvuga ngo umupira ni nka nyashi ubera ku karubanda. Iyo uwuzi ubuguzi turakubona, iyo utawuzi ntawe ubuzi, kuko twumva byinshi mu itangazamakuru wenda tukabwirwa byinshi, ariko iyo bigeze kuri tapi vert, iyo bigeze ku kibuga hasi twibonera ibitandukanye n'ukuri tuba twabwiwe. Urugero tubwirwa wenda ko ikipe ikomeye iri gutwika, yaguze ibikomerezwa, ariko iyo bigeze kuri tapi nta muntu ushobora kubeshya ukuri, nta muntu ushobora kukubeshya, kubera ko ni ku karubanda. Twese tuba twaguze amatike yacu tukaza kureba match, tuba twatanze amatike transport, tukaza kugura amatike kuri stade, tukaza tukinjira tukareba umupira. Rero nta kintu ushobora kutubeshya, niyo mpamvu tunitereka ko tubona hari aho bigeze nyine bikaba birenze ubwenge bw'abantu. Ubu se narabwiye ngo abantu bamwe batangiye kwiyahura. Mwumvishe umugabo wo mu karere ka Kayonza wiyahuye kubera ko Rayon Sport yatsinzwe ibitego 4-1. Ibyo ni ibintu bibabaje, kandi wenda hari abantu baba bari gukira wa mugani wa Regis n'ukunda kubivuga ngo abantu bamwe barakize ariko bakirira mu marangamutima y'abantu. Hari undi mugabo witwaye Meni Ibizi Nkunda n'ukunda kuvuga ngo ikintu kimubabaza ni uko hari rubanda ruto rutavugirwa cyangwa se rubeshywa, rudafite umuntu ushobora kuruvugira, ahubwo umuntu akaba ashobora kuza agakina nayo marangamutima y'abantu benshi mu nyungu ze bwite twe tutazi. Hari ibintu byinshi bibera inyuma y'amarido, ariko nzagenda mbavungura nyine uko nanjye ngenda mbasha kubona amakuru. Ariko hari ibintu biba bibabaje, kumva nk'umuntu ashobora kuza akabwira abantu wenda ntago ari campaign yo kubwira abantu ngo ntibazarebe umupira, ariko birababaje ko umuntu ashobora kuza akavuga ngo ikipe irakomeye, yaguze ibikomerezwa, yaguze abakinnyi bameze gutya, mwese muze twajya kuri stade tugasanga ikipe kubiswe 4-1, habwo habaho na favor y'umusifuzi. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje. Niyo mpamvu giye narabwiye ngo ni episode 66 nzabakorera kuri ibi bintu, kuko ni ibintu byambabaje. Nta ruhande mfashe, ariko narabwiye ngo umuntu nyine wese azajya yanariza ibintu ukuntu ari kubibona, sibyo? Azajya yanariza ukuntu ari kubona ukuri bitewe n'ibyo we yibonera, kuko ntago numva ko ukuntu umuntu yaje akakubwira ngo abakinnyi barakomeye, ariko ubundi hari story nto nshaka kubanza kumera nk'usubiyemo, kubera ko abantu benshi mushobora kuba mutarayumvisha. Ariko hari story ya Muramira Regis wo kuri Fine FM yavuze, ariko abantu benshi bifata nk'urwango, bashyiramo ibindi bintu, ariko buraha ntabwo ushobora guhunga ukuri niko kwivugira, ukuri kuravuga ibyo wakwigira byose, ariko n'ubundi at the end birangira ukuri kugaragaye. Ni story y'umupasiteri bita Joseph Kibweteri w'Umugande, yavugaga ko ari umupasiteri wabeshya abantu, akajyaza akavuga akumvisha abantu ukuntu ari umuvuga butumwa mwiza uhambaye, abantu bakamwumva, twese tukamwumva, hanyuma aza gushuka abantu nk'ibyo binyoma bye, kuko yari umukatolike, abivamo kubera ukuntu yari afite igikundiro, cyangwa se yavugaga rikijyana abantu bakamwumva, aza gushuka abantu ashinga idini rye. Ibyo bintu murabizi mu madini bikunda kuba, umuntu yabona amaje kugira igikundiro, yabona amaje kugira opportunity, akavuga ati reka nshinga idini ryanjye.
ariko ibyamubayeho si ngombwa ko nkomeza utarumvise iyo story nawe ajye kuyishaka. Iyo story nyigaruye kubera iki? Nyigaruye kubera ko numva ihura na reality, ihura n'ukuri guhari, buriya we yatinye kubivuga kubera ko akorera igitangazamakuru gikomeye. Murabizi ko mu minsi yashize uwitwa Murangira Bitieri, umuvugizi wa RIB, yanavuze ko yatanze umuburo kuri Sam Karenzi n'uwitwa Regis, ababwira ko utwo tuntu tw'abaturambiwe two kwirirwa bacyocyorana, umwe yabwiye undi nawe ati mfite radio yanjye nzajyayo ngusubize. Ibyo byatumye Regis atavuga, aterura ngo avuge mu mazina uwo muntu yavugaga ninde, uwo muntu agiranyaga na Kibweteri ninde. Ariko jewe ahangaha ikiza nuko mu Rwanda ari freedom of speech, umuntu yemerewe kuvuga ikintu adasebanyije, atanduranyije, yapfa kuba ari kugaragara facts. Ahangaha jewe ntago ndi kuvuga ngo wenda ndi gukora igihe itangazamakuru ni icyanjye, niyo mpamvu niteretse nkongeye kubabwira ukuri kw'ibyo bintu, atari kuvuga ngo Regis yatinye Fine FM yati iwapi, ntabwo nkababwira reality, nkababwira kuriki atinya atsinda n'iryo zina. Ndeka nterure mpereye hano. Episode ya mbere yaza kubivuga ngo ubundi n'ukubera iki hari umuntu ushyirwa mu majwi nk'umwe mu bashobora kuba basenyera Rayon Sport kuva ku bwa Munyakazi Sadati. Nshatse ahangaha nta n'izina rye ndavuga, ndababwiza ukuri, nta zina ndavuga, nta muntu ndameshoninga ahangaha, ahubwo ibintu ndaza kuvuga umuntu araza kwishunguriramo arebe ngo isubira ibyo bintu nibyo, uko ni ukuri mvuga cyangwa si ukuri. Ndahera mu mwaka wa 2018. 2018 ikipe ya Rayon Sport yayoborwaga n'uwitwa Paul Muvunyi, umubyeyi nk'uko bamwe bamwita, abandi bakamwita umujejeta faranga. Ibyo nibyo kuko ntabyo tumwambuye, yewe ni n'umubyeyi wa bamwe. Ariko aka kanya turi kureba mu nyungu rusange, ntago turi kureba inyungu z'umuntu, ntago turi kureba akamaro umuntu yaba gufitiye uri umwe. Turi kureba ngo twebwe nka rubanda nyamwinshi, twebwe abafana b'amakipe atandukanye, tuvuga ba Rayon, aba APR, tureba mu nyungu z'abantu benshi, ntago tureba mu nyungu z'umuntu umwe. Ashobora kuba kubereye umubyeyi, ibyo wamwita byose it's up to him, ni ibyo nyine nta kundi twabigira. 2018 rero niwe wayoboraga ikipe ya Rayon Sport muri manda y'imyaka 2. Yari asimbuye Gacinya Chance Denis. Icyo gihe amusimbura yaraje anitwara neza yewe, ariko nubwo binashidikanywaho na bamwe, harimo abadashaka no kubyumva kubera wenda ibindi bintu, ariko yutekereza ikintu kimwe. Kubera iki kintu gishobora kuvuga ku muntu umwe hakavugwa ari umuntu ukivuze bakabyita urwango, undi akakivuga bakabyita urwango, ariko nuko yishobora kuvuga n'abantu babiri batandukanye. Think twice. Nyarwanda n'uca umugani ngo nta nduri ivugira ubusa, ko kantu ujye ugatekereza. Akivaho rero ari nabwo Rayon Sport ku gikombe cya shampiyona, abenshi banemeza ko atari we gitwago cyatwaye n'uwitwa Tade uherutse gukurwaho na RGB, ariko abantu benshi bashaka kubyumva. Amakuru haravuga ko byageze cyo gutwara igikombe akaba nk'ubyitarukije cyangwa akaba nk'ubitarutse, tutazi wenda niba ari ku bushake bwe, nimba se wenda hari ahandi yabikuraga, niba arengeraga wenda business ze. Ariko twese turashishoza tukareba ngo ibi bintu bya nyine intandaro yari iyihe cyangwa se purpose yari iyihe. Ariko amakuru avuga ko yabihunze ku bushake bwe, uwitwa Tada agasigara arwana nayo. Ariko ibyo rero reka tubitaruke. Akivaho anagize success buri mwaka kubera ko yaratwaye shampiyona, umwaka ukurikiyeho ikipe yigeza mu matsinda ya CAF, aranayirenga, bamwe batajya banabivuga, ariko yarayarenze agera muri 1/4, akurwamo n'Enyimba yo muri Nigeria. Urumva yari success bigoranye no kwa umuntu ushobora kuzaza ngo akure ako gahigo. Yari success ye, ariko nyuma yaje kwegera umugabo witwa Munyakazi Sadati, twese tutari tuzi, ariko w'umureyo nawe wari ufite amafaranga ye,
ariko nk'uko mubizi mwese, inyungu ya mbere itavugwa na buri muntu ni ukumenyekana. Kubera ko abantu badukurikirana mbizi ko mwize, murabizi ko mu byiciro by'ubukire uko bigenda bikurikirana, buriya hari igihe hari icyiciro kigeraho umuntu akaba ashaka icyo bita self esteem, ashaka nyine icyubahiro, amafaranga amaje kugira, akaba atagikeneye andi mafaranga, ahubwo icyo akeneye ari icyubahiro, ayo mafaranga muha ari ahantu amafaranga ye ashobora kumugeza. ndaza no kubabwira impamvu nkibabwiye. Hari umuntu ugera ku cyiciro atagishaka amafaranga, ahubwo amafaranga ye agiye kumuha nk'icyubahiro mu bantu, kumenyekana, kugira izina. Niyo nyungu y'umuntu umaze gukira. Ikindi, inyungu abantu bose baza kuyobora Rayon Sports badashaka kuvuga, badashaka no kwerura, iyo ni imwe. Ufite amafaranga arashaka icyo ngicyo, utayafite arashaka izina. Mutagira ngo natandukiriye. Munyakazi Sadati ni umugabo mwiza, personally nigeze guhura nawe rimwe. Icyo gihe hari muri campaign yo kwamamaza umukuru w'igihugu, yari yaje mu karere ka Bugesera. Ndamwegera nk'umugabo w'esprit urubyiruko, ngiye kugitiyanya namukunda, sinabeshya, sinajyana ngo mbeshye. Ndamwegera ndamuganiriza, mfite n'agafoto ke nabitse kuri IG kera, nzajya nkareba mvuge nti ngeze kwicarana n'umukire. Ni umuntu uri hambo, ugira flexibility ye, muraganira akubwira bimeze gute, kandi tuzi ko anespira ibiganiro ajya akora by'urubyiruko, uburyo arwanira igihugu cyacu byose. Ariko ikintu nshaka kubumvisha nuko yataza kuba Rayon Sports, ntago Sadati Munyakazi twari kuba tumuzi nkuko tumuzi. Ntabwo izina Munyakazi Sadati ryari kuba rimaje kugera kuri level ririho ubu ngubu yataza kuza muri Rayon Sports. Nibyo ashobora kutubwira ko wenda mwambaye miliyoni 89 nkuko mwabyumvisha avaho, ndetse ejo bundi mu gihe cyashize igihe habaga icyo bita nk'ihindura amatwara abasaza bagarutse, yavuze ko yongeye kwandika ibaruwa yishyuza ayo mafaranga. Ashobora kuza akatubwira ko yayahombye, ariko icyo byamuhaye kiruta ayo mafaranga, kubera ko twese ufite abantu abasha kugira amafaranga, kuko turi muri monde yaho izina rishobora gukora ibintu byose. Umuntu umuhaye izina umuhaye amafaranga. Urugero ruto ni nka Yesha Speed, abantu benshi barebye n'ibintu akora, wenda barabibura ejo bundi aza mu Rwanda, ariko ari mu rubyiruko ruto ruri ku isi ku myaka 20 ufite amafaranga. Net worth irangana na miliyoni 30 kuzamura. Afite amazu, ibintu byose byagenze neza, ubuzima bwe buri ku murongo. Ubu ngubu umuntu utuze miliyoni 30 z'idolari ni amafaranga. Tuvuga Sadati Munyakazi yavuze ko niba azatangira kubara ko ari umukire ageze miliyoni 1 y'idolari, miliyari y'idolari, kandi undi afite 30. Urukumva urwego ari ku myaka 30. Ibyo nta kindi cyabikuyeho, ni izina rye. Niyo mpamvu izina ni ikintu kigoye, ni ikintu umuntu ashobora gukora. Noneho ubu ngubu bigeze naho umuntu ashobora kwambara ubusa, gukora ibidakorwa kugira ngo izina rize. Rero icyo Rayon Sports yamuhaye n'ubwo tuvuga ngo yarahombye, ni iryo zina. Ndakeka mwibuka ibintu biri mbabwiye ko ukize nubwo ashobora kuza kuvuga ngo nta kazi byanjye muri Rayon, ariko bimuha iyo self esteem. Nabuze ukuntu nsobanura mu Kinyarwanda, ariko ni ubushobozi amafaranga ashobora kuguha bwo kugira ijambo, bwo kumenyekana, bwo kwicara ahantu utari kuzagera nubwo waba ufite amafaranga. Rero iyo uwo muntu afite ayo mafaranga ashobora kwemeza kuyatakaza kugira ngo icyo ngicyo nacyo kiyongereho muri save y'ubuzima bwe. Ariho nzarangiza nkarashe bamwe mu bo mwita ko ababa bakize banafite umutungo we uhambaye barwanira kuza mu iyo kipe y'abantu benshi. Ikindi cyiciro ni icyabo baba bashaka popularity, baba bashaka abantu kugira ngo na business zabo zigende, kubera ko uwakoraga business umunsi azwi n'abantu 100 ntabwo yagikora azwi n'abantu hafi barenga miliyoni 8, kubera ko ubushakashatsi tujya dukora. Ariko natwe tureba reality ni uko Rayon Sports ikundwa n'abantu barenga miliyoni 8. Yewe nshaka tuzigire 5. Ntago ari abo bamenye Munyakazi Sadati gusa, hari n'abandi. Ndi gutanga urugero kubera ko niwe munini ku cyo kintu cyo kumenyekana, cyo kugira izina, kugira ngo business ziwe zishingire ku izina. Abo bose
baba bashaka nyine ibintu bitandukanye. Umwe ashobora kuba akeneye iyo self esteem, undi akeneye iyo public, kugira ngo business zibashe kuraninga. Ibyo byose ni inyungu abantu baza basa nabihishe hafi yazo, ariko badashaka ko tubimenya. Ariko n'ubundi kwanaliza ni iki se, cyangwa se gutekereza ni iki se? Rega nta bintu byose tubona, ushobora kubona ikintu ukabona ni umweru, ariko behind y'uwo mweru hari iki? Atubwira gutya, ariko behind y'uwo mweru hari iki? Bitanabujije ko umuntu ashobora kubikora ibyo ngibyo, ariko kubera urukundo rw'ikipe afite, kubera urukundo rw'icyo kintu afite, akibonera izo nyungu ashaka, ariko n'ikipe agasigiye ikintu ayisigiye. Ariko ikintu tubaza kwanaliza, ubundi kwanza ibyo byiciro by'abo bantu bose tubona, abo bantu bose tubona, ubundi ibyo bintu koko barabikoze? Nubwo buri wese ashakaga izo nyungu, ese nibura hari icyo yasigiye ikipe, hari icyo yagerageje gukorera ikipe? Iyo ni cyakanya turi kwibaza. Tugeze ndacyari mu 2018 na 2019, Paul Muvunyi avaho, umubyeyi w'abantu runaka, ariko tuzanashishoza kuko nimba ari umubyeyi w'ikipe, nimba bareyo ku mubare wabo bakwiye kuvuga ngo uyu muntu ni umubyeyi wacu. Hari umuperezida wa Vipers muri Uganda witwa Muringwa, ikipe ye arayoboye igihe kinini, ariko yayubakiye stade. Ubu ngubu niyo yapfa niyo yagenda, iyo legacy ntizahanagurika ko Muringwa yubakiye stade ikipe ya Vipers. Ntibizasibangana ibyo ngibyo. Nk'ubu ngubu turabizi ko tunabiye no ku mugabane w'Uburayi, nk'ubu ngubu ntuzari Real Madrid ntizibagirwa Perez ibyo yayikoreye, ntago uzabyibagirwa. Ntizibagirwa ko Perez yavuguruye Santiago, ntizibagirwa ko yayubakiye stade, ntizibagirwa ko yagize ikipe iri ku rundi rwego kugeza ku rwego igeze aka kanya. Ibyo ntizabyibagirwa. Ariko ni nk'iki se dushobora kwibukira ku bantu runaka? Ndushaka tuhere ku murongo tuvuge ngo runaka twamwibukira iki, tuvuge ngo uyu nguyu twamwibukira iki, wenda ahereye 2018 wagiye 2019, ariko we n'iki tuzamwibukiraho? Ibyo byose ntago tuzahagarika kubireba, byose tugenda tubireba. Ariko n'iki nshaka uyu munsi, nta nubwo kwanza ndarenga aho ngaho, ntago ndarenga 2018 2019 kuri iyo replacement yabaye yo kuva kwa Paul Muvunyi hajyaho Munyakazi Sadate. Ntago nyine aho ngaho turaharenga, nta nubwo turarenga iyo replacement, nta nubwo twinjira muri covid, kubera ko muri covid naho hafite ibindi bintu byabo byinshi kandi dushobora kuvuga mu kiganiro kimwe ngo kirangire. Icyo nashaka kubabwira uyu munsi ni icyo ngicyo, tutanerenze naho ngaho kwanza tujya no mu bintu byinshi, tugarukira aho ngaho. Ndakeka ubutaha tuzasubukurira ku cyakurikiyeho nyuma yo kuvaho kwe no kujyaho kwe. Gusa icyo uyu munsi mwamenya ni uko bombi ikintu bahuriyeho. Umwe ashobora kuba ashaka self esteem nk'uko nababwiye, cyangwa se nk'amafaranga ye amuha icyo ngicyo yari akeneye, undi akaba yari ashaka popularity. Ukuri nyine tuterekwa cyangwa tutabwirwa, ariko mu by'ukuri ibiri behind ari icyo ngicyo. Icyo abo bantu babiri nta numwe mvuze kimwe muri ibyo, ariko mwese muzamura IQ. Ibi bintu uzasaba kuzamura IQ, kubera ko rimwe na rimwe twatwina no kuvuga amazina y'abantu kugira ngo tutangwa tware bibasiye cyangwa twabatwaye ukundi, ahubwo umuntu ajye yumva ibye, ashungura ibye, akuremo igikwiye, hanyuma arebe ibintu twavugaga nde. Niba tuvuze uyu munsi ku bantu babiri basimbanye guhera 2018 na 2019, tukivugira ko uyu muntu afite amafaranga aba akeneye icyitwa self esteem, cyangwa se aba akeneye ikimeze nko kubahisha izina rye, tukongera tukuvuga ko hari n'umuntu ushobora kuba atayafite, afite ibitekerezo, ari gushaka popularity, ari gushaka abantu kugira ngo abo bantu business zibashe kuraninga n'ibintu bye abantu babimenye ku mubare mwinshi. Kandi ibyo bintu ahantu heza ho guca ngubu mu isi yo mu kinyejana cya 21 no mu isi ya 2025 na 6, siporo ni ikintu cy'ingenzi cyane gihuriza abantu benshi hamwe, gikombayininza abantu, kubera ko n'abanyempano benshi turabizi. Ushobora gusanga umukinnyi wenda wa football tutagenda kure mu Rwanda nk'ibihumbi 4-5 by'amadolari, ugira ngo umuyobozi wa leta yahembwa n'ubuhe?
umuntu yinjiza ni bande? Iyo siporo rero ikaba ishobora kuba ikiraro cyiza cyo kuba umuntu yakwinjiriramo siporo cyangwa se na entertainment. Urugero nka Coach Gaye ashobora kuba yaraje afite amafaranga ye, ariko akabona kugira ngo ibikorwa bye byaguke no kugira ngo ibintu bye bizamuke, agomba no gucamwa aho hantu agashoramo amafaranga. Bashobora kukubwira ko atungutse, kandi kuko nkaba ashobora kubyemera ko atashobora kuba yarayungutse n'amafaranga yashoye muri Kigali Universe, amafaranga ashora mu bahanzi, ariko icyo kintu amuha nicyo akeneye nyine, kuba muzi, wowe umuzi n'undi amuzi, kuko ntabwo iyo bitabaho twari kuba tumuzi uko nguko, wapi. Ahubwo nyine ayo mafaranga nicyo yamuhaye. Kandi uzajya mbatindira, kora subscribe. Njye ndi Costa, iyi ni Day to Day TV, dukomeza kubana, ubundi ntuzacikwe n'ibiganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane, ciao.